Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugera kwa 16. Wanyenyeri yo mu ruturuturuwe, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ngenda ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane bagutekerezeho bati, uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyiza ubwami. See, Satan was the original archangel of God. He once dwelt in the heaven. Satani yari umumarayika ukomeye w'umwimerere w'Imana. Igihe kimwe yaratuye mu ijuru, igihe kimwe yari umuntu ukomeye mu majuru hanze y'Imana. He was the greatest person in the heavens outside of God. He was God's right-hand man, the fellowship. And he got puffed up in his heart. Yari umuntu mu kiganza cy'iburyo cy'Imana ku busabane, maze agira ubwibone mu mutima we. And isn't that just the way that people get today? Let God just bless the fellow and put a little confidence in him, and he gets to be a know-it-all. Bese si bwo buryo abantu bahindutse muri iki gihe. Byonyine reka Imana ihumugisha umuntu maze imushyiremo icyizere gito, hanyuma azabimenyekanisha kuri bose. He's got to start an organization. He's got to do something that's different. Why art thou fallen from heaven, O Lucifer? Gatangira idini cyangwa akagomba gukora ikintu gitandukanye. Kuki wamanutse ukava mu ijuru, yo Rusoferi? God has a hard time trying to get somebody that he can deal with that'll stay humble and meek and stay in the place until God calls him to do something. Imana yagize ibihe bikomeye igerageza kugira uwo yabona, uwo yakorana nawe, uzakomeza guca bugufi, agwa neza, maze akaguma hamwe kugeza Imana imuhamagaye ngo agire icyo akora. You believe that? A man that God can bless and he'll still keep himself a man. Not be an angel or a god. Umugabo Imana ishobora guha umugisha maze akagumya kuba umugabo, atari ukuba nka marayika cyangwa se Imana. As soon as man gets blessed and has a little something given to him, he wants to become a god. He wants to become an angel. He wants to become some great person. What I do, what me and mine, all that. That's the wrong attitude. Iyo umuntu amaze guhabwa umugisha maze akagira ikintu ahabwa gito, abashaka guhinduka Imana, ashaka guhinduka marayika, arashaka guhinduka umuntu ukomeye runaka. Ati icyo nkora njyewe nanjye n'ibyanjye. God's hunting for somebody who he can bless and pour out the blessings, and more he bless, the little the man will become. Ibyo byose iyo ni imyifatire mibi. Imana iri gushaka umuntu ishobora guha umugisha maze ikamusukaho imigisha, maze ukirushaho kumuha imigisha, uwo muntu akarushaho guca bugufi. And you'll never get more of God until you become nothing. You've got to belittle yourself. He that will exalt himself, God will bring a base. Kandi ntuzigera ugira icyo ubona cyisumbuye cy'Imana kugeza igihe uzaba ntacyo uricyo. Ugomba kwicisha bugufi wowe ubwawe. Uzishyira hejuru, Imana izamucisha bugufi. He that will humble himself, God will exalt. You've got to get little before you can get big. Ugomba kuba muto mbere y'uko uba mukuru. And you'll never be big in your own self. You'll only be as big as God will be big in you. Ntuzigera uba mukuru ku bwawe. Uzaba mukuru byonyine uko Imana izaba nkuru muri wowe. Urabona? So Lucifer is on earth today trying to work in the church to accomplish the same purpose that he started before the foundation of the world. Rero Luciferi ari ku isi umunsi agerageza gukorera mu itorero kugira ngo asohoze umugambi umwe yatangiye isi itararemwa. Lucifer was kicked out of heaven. All right. Luciferi yirukanywe mu ijuru.
ni byiza.